Shalom, wowe tubana hano kuri Senga Ubohoke. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Cyane cyane wowe wakoze subscribe, turakubashye, Imana ikugirire neza, Imana ihindura ubuzima bwawe. Nawe uje ari ubwa mbere, nawe tuguhaye ikaze, turakubashye, Imana iguhe umugisha. Ntuze kugenda udakoze subscribe, kandi mwibuke gukora share, bambe iri jwi rigere ku bantu benshi, ijambo ry'Imana rigere ku bantu benshi, umurimo wayo waguke. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Tuje kuganira nanone ijambo ry'Imana, tuje kuvuga ukuntu hashobora mu buzima bwawe ushobora gutumwaho umuntu, uwo muntu akaba ari we uzaguhananura mu buryo bw'umwuka, akagukubita hasi, ukamburwa icyubahiro, ukamburwa umugisha, destiny yawe ikaba yacamwo kabiri, cyangwa utagera ku ntego zo kubaho kwawe, bitewe n'uwatumwe mu buzima bwawe. Uwatumwe mu buzima bwawe kugira ngo usenyuke, uwatumwe mu buzima bwawe kugira ngo umanurwe hasi, kugira ngo unanirwe kugera kuri destination yawe. Ibyo bikorerwa rero abantu bafite inyenyeri ikomeye. Iyo ubwami bw'umwijima bukabona uzaba umuntu ukomeye cyane, kandi utarigeze uburamya ubusingiza, buhagurukira kukurwanya kugira ngo bukwambure iyo nyenyeri. Ibi tubivuga kugira ngo abantu mube maso, mumenye uko musenga, abantu mubere maso ubuzima bwanyu, abantu mubere maso imibereho yanyu. Kandi niba hari ibyo muri muracamo nyine biterwa n'uwo muntu watumwe mu buzima bwawe, kumanura hasi, kukubuza kugera ku mugambi w'Imana, uwo watumwe umenye uko umwitwararikaho, umenye uko ugendana nawe ukoresheje ubwenge bw'Imana, nta matiku mudahanganye, mutarwanye, utanabyize icyo umubwira, ugakoresha ubwenge bw'Imana. Imana igendana n'abanyabwenge, igakorana n'abanyabwenge. Uwatumwe mu buzima bwawe, ukuntu umuntu ashobora gutumwa mu buzima bwawe, akaza mu buzima bwawe, mukaba inshuti nyine, ariko uwo muntu ari we yaratumwe kuri wowe, agomba kuba umutego w'ubuzima bwawe, agomba kuba umutego w'ahazaza hawe, agomba kuba umutego wo kuba wahagarikwa. Umuntu ashobora gutumwa ngo abe umutego, si umwijima ikabizi ngo izamucamo, aba umutego w'ubuzima bwawe bwose, ugorwe no kwinjira mu masezerano y'Imana, cyangwa se ube wapfa uzize we. Reka dusenge, hanyuma dukomeze dusome n'icyanditswe. Mana y'icyubahiro, tuje imbere y'amaso yawe, dusengeye icyo tugiye kuganiraho. Manura umwuka wawe n'ubwenge bwawe, utijujure. Kora ku maso y'imitima yacu abashe kubona, kora ku maso y'umutima w'uyu mugabo, w'uyu mugore, w'uyu mukobwa, w'uyu muhungu, wa buri muntu wese uje hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Yesu Kristo, ijambo tugiye kuganiraho rimanukemo, abari wowe uvuga, abari wowe wigisha, abari wowe uhumura umuntu uje kuri iki gicaniro. Buri wese ugusaba Yesu Kristo kumugirira neza, kandi akaba akeneye kubona ineza yawe, muzane kuri iki gicaniro yumve ibi, kandi umwumvishe ukuri. Wavuze ko nituguma mu ijambo ryawe tuzamenya ukuri. Reka uyu muntu abashe kumenya ukuri kw'intambara yacagamo, kandi uhumure ku maso ye, arebe abantu bari mu ruhande rwe no mu buzima bwe, abo yigwijeho, abatumwe nk'intumwa ziri mu buzima bw'uyu muntu kugira ngo zimusubize mu byaha, zimuvane mu gakiza,
zimuhananure, zimwonke, zimukureho amavuta yo gusenga, asigare ari ikintu cy'igipapuro gusa cy'ikivide. Aba bantu batumwe kandi boherejwe mu buzima bw'umuntu kugira ngo bamubere umutego kabiri, babe intumwa za Satani kuri we, ngo zimubuze kugera ku ntego y'Imana nyamukuru. Uyu muntu muhumure, mu ijambo muhumure, uko tuvuga ugende umwereka buri muntu wese uri mu buzima bwe n'icyo amaze mu buzima bwe mu ruhande rw'umwuka. Wavuze yuko mwami umubiri ntacyo umaze, umwuka ari utanga ubugingo, kuko uzi yuko ibyo dukenera byose bikomoka mu mwuka. Wavuze ko umunyamwuka yita ku by'umwuka, uyu nawe muhe kwita ku by'umwuka. Izina rya Yesu Kristo akazuka, amen. Ijambo rivuga yuko umunyamwuka yita ku by'umwuka, kuko mu mwuka niho haturuka byose. Mu mwuka niho hari isoko y'ibyo ukeneye, niho haturuka ibyiza, niho haturuka ibibi. Mu mwuka rero, kugira ngo bive mu mwuka bikugereho, ni ngombwa ko hagati aho ngaho y'ibigomba guturuka mu mwuka bigera kuri wowe, byaba ari byiza cyangwa byaba ari bibi, hari umuntu uba ugomba kuza mu buzima bwawe, hari umuntu uba ugomba kuza mu mibereho yawe. Nongere nsubiremo, ibyiza wifuza bituruka mu mwuka, ibibi uhura nabyo bituruka mu mwuka. Noneho kugira ngo ibyo byose biri mu isi y'umwuka bive mu mwuka, bize mu bigaragara, bize ku mubiri wawe, byose bicishwa ku muntu. Iyo Satani afite ifuhe ry'ubuzima bwawe, ubwami bw'umwijima buguhingira hasi no hejuru, bukubona nk'umutungo cyangwa bukubona nk'imari ishyushye, bukubona nk'umuntu bwafata inyenyeri yawe bukagera ku ntego zabwo. Bisaba kugira ngo ibyo ngibyo kugira ngo bikorwe, bisohore, nuko bazana umuntu akaba inshuti yawe, akaba umuntu wawe wa bugufi. Nawe waba udafite amaso, ubuzima bwawe buyoborwa n'amarangamutima gusa, butayoborwa n'umwuka, butayoborwa n'ubwenge, bikarangira kuzimu igeze ku ntego zayo. Kuzimu ikoresha abantu, kuzimu ikoresha abagore, ikoresha abagabo, ikoresha abasore, ikoresha inkumi, ikoresha abantu bo mu nzego zose. Ikuzimu yakoresha na bamwe bitwa ko basenga ariko bari mu buhumyi, batazi Imana nyakuri, batazi n'ibyo babamo uko bihagaze. Kuzimu ishobora gukoresha abadasenga, kuzimu yakoresha abavandimwe bawe, inshuti zawe, abo mukorana, abo mwirirwana ku manywa na nijoro, kugira ngo isohoze intego zayo ku buzima bwawe. Ibi bintu rero mubimenye mwebwe abaza hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke, bitume muba maso. Umuntu murebe mu mwuka, nanavuga amagambo avuze, ugira ubushobozi bwo kuyarondora no kuyasesengura, kamere itagutanze imbere, kuko hari abatangwa na za kamere, kuko Satani yavunaguriye ibiti mu matwi yabo kugira ngo batumva ukuri. Noneho kamere ikamubuza kumva, kuko kamere ni mbi. Kamere ishobora gufunga amatwi yawe ikakubuza kumva icyari cy'ukuri, cyari cyo kugukiza. Kamere ishobora gufunga cyangwa se icyurarikiye, irari ryawe Satani yakubikamo, cyangwa ubwawe wibitsemo, naryo ubwaryo ryakubuza kumva umuburo w'Imana, icyo Imana igushakaho. Satani arengana, ahubwo ari kamere iri gukora muri wowe, iri kukubuza kugera ku mugambi w'Imana.
cyangwa iri kubuza kutumva. Noneho reka mvaho ngaho ko sicyo twari tuje kuvuga ukuntu umuntu ashobora gutumwa mu buzima bwawe aruje kugira ngo imigambi y'Imana yose yapanze ku buzima bwawe imunyuzweho isohora ku buzima bwawe. Noneho rero sasa kabere ubwayo n'amaso y'ubuhobye yo mu bitekerezo ntabashe kumenya agaciro k'uwo muntu watumwe mu buzima bwawe cyangwa waje mu buzima bwawe atumwe n'ijuru. Kuzimira atuma n'ijuru rigatuma. Noneho rero sasa buri muntu agira uwo atumwaho. Hari abo watumweho bakuzimu kugira ngo bagukerereze, ndetse abo ngabo bakunze kuba benshi. Hari abo ugendana nabo, hari abo ubana nabo, hari abo uganira nabo, hari abahari mu buryo bw'umubiri buriya muri ba bantu uziranye nabo, hari abahari mu buryo bw'umubiri harimo bamwe abagenti, intumwa Satani yatumye kugira ngo niba bishoboka zikugushe, zigukamure, zigukureho amavuta, zikumanure, zigusubize inyuma, usubire mu byaha wahozemo, usubire mu mwanda wivurugusemo, usubire hasi mu bukene, usubire mu gisuzuguriro, usubire mu kuryoherwa n'urubwa. Hari abantu babayeho bavugwa nabi bitewe n'imico n'imyifatire yabo kandi ibyo bavugaga ari ukuri. Noneho bakiri mu byaha babisohotsemo, ubu baravugwa neza, ariko Satani ntabyishimira. Arashaka kugira ngo yongere bakubite hasi, basubire muri bwa buzima bwa kera, bongere kuvugwa ukuri indaya wari warakijijwe, wongere kuvugwa ko uri umupagani, uri umwesikuru wari warakijijwe. Ndagusengera kugira ngo Imana igucingire abo bantu bacishwe kure y'ubuzima bwawe, batumwe kuri wowe kugukerereza, batumwe kuri wowe kugabanya umuvuduko wari ufite mu gushaka Imana kugira ngo ikurengere, batumwe kuri wowe kugira ngo baguce intege ishyaka wari ufite ryo gushaka kubohoka, kugira ngo ube muzima ugere kuri destination yawe, iryo shyaka rikuvemo. Kuko nyine ibiganiro uganira nabo, ijambo ritwereka yuko umuntu asa n'ibyo yumva. Iyo wumva ibintu biri feke cyane bikuza mu matwi, ibyo nibyo ubugingo bwakira. Noneho bwa bugingo uko bugenda bwakira, niho bwa bugingo buza gufatwa mpiri buciriwe biciye muri uwo muntu muganira ibyo akubwira. Niba akubwira ibintu by'ubuhehesi, ibintu ugatega amatwi umuhehesi ukaba ari byo wishimira, ugatega amatwi ibintu byose bidafite agaciro, ibyo nibyo urimo uragaburira ubugingo bwawe. Uko ugaburira ubugingo bwawe rero ibintu by'isi, ibiganiro biri feke byo mu isi, hari ibiganiro bizima byagufasha no mu buzima bwa rusange, ariko hari ibindi byica ubugingo kugenda ubyumva. Hari umuntu mwaganira ugatandukana nawe wungutse ubwenge bwose, kandi ubwenge bwawe butunganyijwe. Nk'uko umuririmbyi aririmba ngo nuntunganyiriza ubwenge nzanezerwa, nzaguhimbaza. Hari umuntu uhura nawe bitewe n'ikiganiro mugiranye, ukunguka ubwenge bwagufasha gukunda Imana, kubaha Imana, gukorera Imana. Ukunguka ubwenge bwagufasha kumenya uko ujera ubuzima bwawe muri iyi nzira yo kubaha Imana no kugendana n'Imana. Ntabwo abantu bose baza mu buzima bwacu ari uko hari icyo baba bamaze. Hari abandi baza baratumwe ari abo kudukerereza, hari abandi baza baratumwe
muri bo ubwami bw'umwijima buzabahindura kuba abagenti mu buzima bwawe, igihe kikagira bakubereye umutego. Umuntu uguteze umutego ushobora kugwamo, umutego ushobora kukugusha hasi ugasanga kandi uguye hasi wese arababara. Hari abagwa rero bakagwa ubutabyuka baguye muri iyo mitego y'ubwami bw'umwijima, ugasanga noneho rwa rugendo wari ukomeje rwo kwinjira muri destination yawe ruhagarariye aho ngaho. Urugendo rwo kwinjira muri destination yawe ugasanga rurangiriye aho. Wari ufite destination nini, wari umuntu kuzaba ukomeye, wari kuzaba umuntu udasanzwe, ariko imyitwarire y'umuntu mugendana nawe n'uburyo satani yapanze kumukoresha bikarangira urugendo rwawe rurangiriye mu nzira ya desitine ndende wari ufite, bikarangira itagezweho biciye mu muntu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome Samweli wa mbere igice cya 18. Samweli wa mbere igice cya 18. Aho niho tugiye. Samweli wa mbere igice cya 18 kuva ku murongo wa 17. Dusome. Ngo buceye Sawuli abwira Dawidi ati, nguyu umukobwa wanjye mukuru Merabu nzamugushyingira, ariko rero ujye umbera intwari urwana intambara z'Uwiteka. Kuko Sawuli yibwiraga ati, ye kuzangwaho, ahubwo azagwe ku Bafilisitiya. Kumbe hari umuntu ushobora kukwinjiza mu bintu bye agambiriye kukwikiza, azi ko muri ibyo bintu uzabikwamo. Hari umuntu wakwiyegereza. Hano turi kubona Sawuli ashaka kwiyegereza Dawidi kugira ngo amwiyegereze. Rero yigira inama ngo yo kumushyingira umukobwa we, ariko kumushyingira umukobwa we ntabwo ari uko amukunze ko yamubera umukwe, ahubwo ari kumureba akavuga ati, uyu mugabo rubanda rwamusingije, uyu mugabo ashobora kuzansimbura akantwara ubwami bwanjye. Noneho kuko yibwiraga ko uyu mugabo ashobora kuzamusimbura akamutwara ubwami bwe, ni iki Sawuli yakoze? Yigiriye inama aravuga ati, oke sawa, uyu muntu, uyu muhungu reka mushyingire umukobwa wanjye, mwiyegereze, ariko nshiremo kose. Aravuga ngo uzambere intwari ujye urwana intambara z'Abafilisitiya n'Abafilisitiya, ngo uzambere intwari urwana intambara z'Uwiteka. Mu yandi magambo ngo kuko Sawuli yibwiraga ati, ye kuzangwaho, ahubwo azagwe ku Bafilisitiya. Intambara z'Abafilisitiya azisi z'Uwiteka, kugira ngo yumve ko agiye kurwanira Imana ishyaka. Intambara atari iza Sawuli ahubwo ari iz'Uwiteka. Abaravuga ati rero kuko mu mutima wa Sawuli yibwiraga ko muri izo ntambara igihe cyose azageza inyama ashobora kuzazigwamo. Urumva, hari abantu baba bugufi bwawe, ubwawe wiyegereje cyangwa ubwabo bakwiyegereje biciye mu marari yawe, bagerageza kukwiyegereza. Kuko umuntu wese yakwifuza kuba umukwe w'umwami. Hangaha Sawuli yarazi yuko byanga bikunda Dawidi yakwishimira kuba umukwe w'umwami, byamuryohera, amupropose icyo ngicyo, ariko ari ukugira ngo niba bishoboka nazajya avuga ati, jya mu rugamba mwumvire, najya mu rugamba ngweyo, jya mu ntambara, nawe agende yumva ko nyine ari kurwana ishyaka ry'Imana. Ariko nyamara muri uko kurwana ishyaka ry'Imana hari
ibyo byitwa ko ari ishyaka cyangwa intambara z'Uwiteka. Harimo umutego awutegewemo wo kuvuga ngo niba bishoboka wenda zagwe muri izi ntambara. Noneho reka dukomeze dusome ngo ariko Dawidi abwira Sawuli ati nkanjye kuba umukwe w'umwami ndinde, kandi ubugingo bwanjye ni iki cyangwa inzu ya data mu Bisiraheli? Urumva ko Dawidi yumvise ari ibintu bimurenze, yibaza agaciro umwami amuhaye, yibaza urwego umwami abishyizemo, atangira kwibaza ngo kuko ndinde wo kurongora umwana w'umwami. Yumva ko kabisa ari ibintu bidasanzwe, kuko niyumvaga atabisingira ugereranyije n'uyu muhungu urwego yari ariho. Byibuke ko yari umushumba, byibuke ko n'umuryango wabo wari ukennye, ntabwo wari uzwi mu gihugu. Ariko bitewe n'igikorwa cyangwa n'inyenyeri ya Dawidi yari yamaze kugaragara, umwami yajya amureba akavuga ati uyu muntu azansimbura pe, uyu muntu. Uburyo bwo kumwegereza bwa bugufi ni ukumushyingira umukobwa wanjye. Dawidi reka tumve ukuntu yavuze ngo hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli ngo ariko Dawidi, tugeze ku murongo wa 19, ngo ariko igihe gisohoye Merabu mwene Sawuli yari akwiye gushyingirwa Dawidi, bamushyingira Adureyeli Umumehorati aramurongora. Ngo hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi, babibwira Sawuli, arabyishimira, aravuga ati nzamumuha amubera umutego. Sawuli abwira Dawidi ubwa kabiri ati uyu munsi uraba umukwe wanjye. Ariko Sawuli abwira abagaragu be ati mujye inama na Dawidi rwihishwa, mumubwire muti umva umwami arakwishimira kandi abagaragu be bose baragukunda, none uba umukwe w'umwami. Umva umwami baragiye abwira Dawidi, yumvise ko umukobwa w'umwami yabengutse Dawidi, kuko umukobwa wa mbere yari yamusezeranyije kumushyingira, byarahindutse bamushyingira uwundi. Bamushyingiye uwundi, ariko mu nzu y'umwami hadukuye witwa Mikali, ngo nawe abenguka inde Dawidi. Abengutse Dawidi babibwiye umwami ngo arabyishimira ati wawu, mbega amahirwe, umukobwa wanjye akunze Dawidi, nzamumuha. Azamubera iki? Azamubera umutego. Kumva umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe ari umutego. Umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe ari intumwa itumwe. Uzagira gute? Bazacaho bakamugufatiraho, kuzima izamugufatiraho. Umusore ashobora kuza ari umutego, ikuzimu bazagufatira kuri uwo musore. Umugabo ashobora kuza ari umutego, ikuzimu bazagufatira kuri uwo mugabo. Umugore ashobora kuza ari umutego, ikuzimu bazagufatira kuri uwo mugabo, kuri uwo mugore. Umukobwa ashobora kuza ari umutego, ikuzimu bazagufatira kuri uwo mugore, bakagucerereza, destination yawe ikarangira. Yego mwebwe umugabo kubera gusenga nabi, kubera kwegera Imana nabi, ushobora guhora uvuga Mana mu mugabo, akazazinura umutwe w'umugabo, ikakubera umutego, ukananirwa kwinjira muri destination yawe, ikarangirira mu nzira, bitewe n'uwo mugabo wahora gusaba Imana, kuko utazi imbere hawe ejo hazaza, n'imbere h'uwo mugabo utahazi. Mu gihe gitoya akakwihishamo, akakwereka ko mukundanye, muragiye mwakubaka urugo, akazakubera ihwa rihata
ubu agasengejo hawe hose hakangirika. Nawe wa mugabo we vuga ngo umugore yazakubera umutego utasenze Imana, destine yawe ikarangirira mu nzira, ugapfa utageze ku Imana yakuvuzeho, ugapfa utageze ku mugambi Imana, biciye mu muntu umwe yatumwe. Cyangwa se ushobora kuba gahunda y'ikuzimu atari kukwica, ariko umugambi ari ukugucerereza, umugambi ari ukugira ngo utakizwa neza, kuko baba barapanze ngo utazakizwa wubaha Imana neza. Hakaza abantu b'abapagani mu buzima bwawe, nawe emotion zawe zikabakira vuba, amarangamutima yawe akabakira vuba. Hari abantu bagira amarangamutima yoroshye, reka bafatwa n'utugambo twa feke, bafatwa amarangamutima yabo, bafatwa n'iby'amaso yabo areba gusa, yareba amarangamutima akagenda, utugambo tugatwara amarangamutima. Umuntu noneho sasa ugasanga yabaye ingwate mu buryo bw'amarangamutima n'abantu runaka, ntafite kubiyaka, ikatuva aho ngaho. Rero uyu mugabo ari we Sawuli, ndibuka arimo arashakisha uburyo yakwica Dawidi kugira ngo atazamusimbura ku ntebe y'ubwami bwe. Nicyo cyari kigamijwe. Reka nkubwire, icyo ushaka menya ko hari abandi bagishaka. Icyo uhatanira hari abandi, hari undi muntu ugihatanira. Icyo wifuza hari undi muntu umukompita ukifuza. Umwanya ushaka hari uwundi muntu umukompita uwo ushaka, cyangwa uwicayemo. Reka nsobanure, uwicayemo, uwo mwanya ushaka kwinjiramo hari uwundi muntu wicayemo ushaka mu buryo bw'umwuka. Yes, iryo terambere wifuza ryawe bwite, hari uryicayemo uvuga ngo ansimbure, agimbure, nari naratwaye inyenyeri ye, nari naricaye mu iterambere rye, none se nanyimura akansimbura ndabigenza gute? Uwo muntu mu buryo bw'umwuka Satani aba yaribitse yicaye mu buzima bwawe, ugomba gusimbura. Nawe ntabwo agomba kwicara, ntagomba kwicara. Hazabaho uburyo butandukanye bwo kugira ngo uhuzwe n'abantu baba abagenti b'ubwami bw'umwijima, bazatuma utagera kuri destine yawe. Niwo ugomba kubera amaso destine yawe. Nutabera amaso destine yawe, menya ko destine y'umuntu yicwa n'abantu, yangizwa n'abantu. Uko tujya tubona umwenda uramasa aho ugeze ukaramasa. Iyo uri umuntu rero aho ugeze hose uramasa. Buri muntu wese umwinjiza muri wowe, buri muntu wese umwinjiza mu bugingo bwawe, buri muntu wese uhura nawe ukamwinjiza mu bugingo bwawe, ukamwinjiza mu mutima, ukamwinjiza mu marangamutima yawe. Ndajya nkubwire ngo uzinjira winjize n'urupfu, uzinjiza winjize n'umujura n'umwicanyi. Hano rero reka dukomeze. Tubonye yuko Sawuli yakoresheje uburyo bwose, aravuga ati bajya n'inama n'abagaragu be kugira ngo bakomvike Dawidi. Hari abantu bashaka kugukomveka kandi ugasanga baragukomvekera kugira ngo bambi si umugambi wo gukorera ibyo kubaha Imana no kumvira Imana. Ugitinya abantu, umuntu ushaka kugukomveka ariko agukura mu nzira z'Imana, agukura mu bumwe ugirana n'Imana. Ariko wumvira umuntu kandi ukunda umuntu, uba ushaka kugukomveka kugira ngo ukunde Imana, ugire bimwe by'usiga, ugire bimwe by'uta, kugira ngo wikundire Imana yawe. Ijambo riravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Umuntu ugukangurira gukunda Imana, umuntu ugukangurira kubaha Imana,
umuntu ugukangurira gusenga, umuntu ugukangurira gushyira Imana imbere mu byo ukora byose. Uwo muntu ushatse wamuha respect, uwo muntu ni uwo kubaho, uwo muntu aragukunda, uwo muntu ni uw'agaciro mu buzima bwawe. Ariko umuntu ntushobora kubana ahubwo akaba yagukamuraho amavuta yo gusenga, akaba yaba ikigusha, yaba ndavuga ndi kuvuga abo mu kazi, abo ugendana nabo, abavandimwe bawe n'abandi abo wikonekita nabo, bashobora kukubera umutego. Renga n'umuvandimwe wawe yakubera umutego, ntabirenze. Yaba intumwa ya Satani mu buzima bwawe, yahindurwa mu mwuka akaba intumwa y'ubwami bw'umwijima, umuvandimwe wawe. Iyo ntumwa ikazacishwaho imigambi y'ikuzimu ku buzima bwawe, kuko kuzimu nibo baba bifuza ko abantu basubira hasi, abantu baca mu mibabaro, abantu bakena, abantu basuzugurika, abantu batagira aho bava, abantu batagira aho bagana. Kuzimu iba yifuza kugira ngo abantu bapfe batageze mu ntego zo kubaho kwabo, ndetse n'ibishoboka bamanuke ikuzimu barimbuke. Ni wowe ugomba kubera amaso ubuzima bwawe, ukamenya abo ugendana nabo, ukamenya abo ukorana nabo, ukagira ubushobozi bwo kugira ubushobozi bwo kujera abantu bawe. Ariko abageze ku bintu bikomeye, abageze ku bintu bikomeye bose no mu buzima bwa rusange, ntabwo bigeze binjiza abantu benshi mu buzima bwabo. Narabivuze ngo umuntu umwe arahagije kugira ngo umuntu umwe. Imana yari izi ko Mose bihagije gufata Mose ikamuha umufasha witwa Aroni, ari babiri bakaba bakura Abisiraheli mu buretwa. Miliyoni n'amamiliyoni y'abantu bari mu buretwa, abantu babiri babakuye muri ubwo buretwa, babiri gusa. Ntabwo Imana ishaka gukora ntibisaba abantu benshi, umuntu umwe aba ahagije kugira ngo akore. Imana imukoresha ibyo umuryango wose utagukoreye, Imana imukoresha ibyo abavandimwe batagukoreye, umuntu umwe aba ahagije, ntibisaba abantu benshi. Inshuti yanjye, hari abantu rero buri muntu abona akamwikanga, akumva yuko ari umugisha we, akumva ko ari iki. No, Imana ntabwo igikorera mu kavuyo, nta kavuyo igira mu buzima bwayo, nta kivunge igira, ntigendera mu kivunge. Imana imikorere yayo iratangaje. Umuntu rero ashobora kukubera umutego muri ubwo buryo, akaza ari intumwa ya Satani ku buzima bwe, igasanga ikubereye iki? Umutego. Noneho wumve rero ukuntu ahangaha ngo nuko abagaragu ba Sawuli barongorera Dawidi ayo magambo. Dawidi aravuga ati, mugira ngo biroroshye kuba umukwe w'umwami kandi ndi umwana w'umukene w'insuzugurwa? Dawidi yari atarabyumva, ariko nubwo atabyumvaga umwami yari akomeje. Dawidi ati, mugira ngo biroroshye kugira ngo jyewe mbe umukwe w'umwami kandi ndi umwana w'umukene w'insuzugurwa? Hanyuma abagaragu ba Sawuli bamubwira uko Dawidi yavuze. Sawuli aravuga ati, muzabwire Dawidi muti, umwami ntashaka inkwano keretse ibinyita 100 bikebwe ku Bafilisitiya, ngo uhore inzigo abanzi be. Ariko Sawuli yibwiraga ko bizatuma yicwa n'Abafilisitiya. Uwiteka gutabare, Uwiteka kurengere. Umva umutego muteze. Aravuga ati, mugende mubwire uwo mugabo, kuko Dawidi yari azwiho uburwayi, azi kurwana. Icyo uzwiho ushobora kugitegerwamo, abanzi bawe bakaba bazi ngo icyo azwiho nicyo dushobora kumufatiramo.
akazabyipfiramo. Niba ugira amarangamutima yoroshye, abanzi bawe bazagufatira muri ayo marangamutima. Uzwiho ibiki wowe? Basi uzwiho kurwana cyangwa uzwiho kamere y'uburakari? Niba uzwiho kamere y'uburakari, niba uzwiho kamere y'iki, iyo kamere nutaba maso, ibyo uzwiho wabitegerwamo, ukaba ari byo ufatirwamo, ubuzima bwawe bukarangira. Niba uzwiho ubushizi bw'isoni, ikuzimu bazi ngo uyu ni umushizi w'isoni, abanzi bawe bazifashisha icyo uzwiho kikurangiza, bakigutegeremo. Dawidi yari azwiho ko ari umunyentambara. Sawuli yifuza kugira ngo agire gute, arebe ko yamwica, kuko yari azi ko ari umunyentambara. Rero aba aramubwira atumva, rero wa musore we, nta by'inkwano ngukeneyeho, humura rwose, wisuzugura ukumva uri umukene, iwanyu muri insuzugurwa, utambera iki, utambera umukwe, ariko ngenda gusaba icyoroshye, ngusabye ibihanga 100 by'abanzi banjye. Kuko yari azwiho intambara, yari yaramubonye yica Goliyati. Dawidi rero undi nawe ntiyari abizi, uwo Sawuli ntabwo yari azi ko Dawidi Imana yamaze kumuha ubwami kera mu mwuka. Yari yarabumuhaye ariko bitaraba official mu buryo bw'umubiri. Imana yari yaramuteguriye iyo ntebe. Ubwo rero kuko Imana yari yaramuteguriye intebe, ibyanga bikunda agombaga kumurinda aho ajya hose. Ijuru ryagombaga kurinda Dawidi muri izo ntambara. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ariko usubije inyuma, uwo mukobwa yaramuhawe kubw'urukundo? Oya, ubonye ko bitari urukundo, ahubwo yaramuhawe amushingiye kugira ngo amubere umutego, abo mwagenti uwo Sawuli azifashisha kugira ngo arangize Dawidi. Imana amahoro igumisha, Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro igutabare. Wumvaga ijambo, buri muntu wese w'intumwa ku buzima bwawe, watumwe kukuzimya, watumwe kugira ngo mufatirweho, utakaze destination yawe, ukaba ugendana nawe utamuzi, ukaba ukorana nawe utamuzi, ukaba useka nawe utamuzi. Kuko mu muntu ni hanini, umuntu aba yibwira byinshi. Uwo muntu ndatura ngo marayika w'Uwiteka amwirukane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo amware, akorwe n'isoni, ntazigere agera ku ntego ze zo kukugusha, zo kwica destination yawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi cyuzwiho cyose, ikuzimu ikuziho, wafatirwamo. Niba bakuziho umunyakamere, bakakuziho bakuziho ubushizi bw'isoni, uburakari, amahane, amatiku, guhubuka, gusambana n'irari ry'ubusambanyi, ukaba ari byo uzwiho, n'ibindi. Ndagutandukanya n'ibyo bakuziho. Ndatura ngo Yesu aguhindure, imbaraga z'Imana ziguhindure, umenyekane nk'umunyentambara gusa kandi urwana akanesha. Umenyekane nk'umutsinzi, utsinda intambara zose z'abazimu, utsinda intambara z'abarozi, utsinda imitego yose utegwa kwa jina la Yesu. Bimenyekane ko nta mutego ari wose wagufatishwa mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana iguhe kandi subscribe, kandi ukoreshe tujye tubana mu ijambo ry'Imana no kuri senga ubuhoke. Ngaho ujye ku isengesho ribohora official, urahita wasanga isengesho ryirukana uwatumwe mu buzima bwawe. Urahasanga isengesho ryirukana uwatumwe mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha, Yesu akugirire neza. Shalom, shalom.